Ibihe byiza wowe udukurikira hano kuri Aizo TV, ukaba unakunda n'ibiganiro tunyuza kuri iyi channel ya Aizo TV. Muri aka kanya naguteguriye ikiganiro cyitwa kunywa amazi mbere yo kurya byaba bifitiye akahe kamaro umubiri wacu. Ni ibihe byiza byo kunywa amazi mbere yo kurya ku buzima bwacu cyangwa se ku mubiri wacu. Ngiye kuba nakubwira rero ibyo batubwira tugomba gukora cyangwa se uko tugomba kubigenza kugira ngo ubuzima bwacu bumere neza. Birashoboka ko waba wari uzi ko kunywa amazi uri kurya ntacyo bitwaye, ariko batubwira yuko atari byiza. Ushobora kuba nanone wari uzi neza ko kurya uri no kunywa yenda amaji, amafanta, amacoca-cola, inzoga, ukagenda ubivanga, uri kurya uri kugenda uvangamo iyo mitobe, ayo mafanta, izo nzoga, ukumva ko ntacyo bitwaye, ariko nanone baratubuza, batubwira yuko noneho byo ari bibi cyane. Ahantu henshi uzajye nko muri hoteli, muri resitora, abantu benshi uzasanga bari kurya ku ruhande biteretse n'ibinyobwa, amafanta, amaji, inzoga, bagenda babivanga. Batubwira yuko noneho byo ari bibi cyane. Ntatinze rero, ni ibihe byiza byo kunywa amazi mbere yo kurya. Batubwira neza ko kurya neza ari ukubanza wanywa amazi, ukanywa amazi hari kubura iminota 30 ngo urye cyangwa se ufungure. Ushobora kurya mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ariko mbere yo gufungura hari kubura iminota 30 ngo utangire gufungura, ni ngombwa ko ubanza wanywa amazi. Akamaro ka mbere rero kabyo ko kunywa amazi ariko hari kubura iminota 30 cyangwa se hari kubura igihe gito ngo ufungure ni akahe? Bifasha kugabanya apeti, cyangwa se bishobora gutuma umuntu wari ufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, hari abantu baba barwaye obesity cyangwa se umubyibuho ukabije, babandi bashaka kunanuka, iyo bagiye bakanywa amazi mbere yo kurya ngo bibagabanyiriza apeti. Amazi batubwira ingano y'amazi ugomba kunywa, nibura ugomba kunywa mililitiro 400. Mililitiro 400 rero niyo ugomba kunywa, kandi ayo mazi ukayanywa hari kubura iminota 30 ngo ufungure. Impamvu rero, ibyiza bya mbere rero byo kunywa amazi hari kubura igihe gito ngo ufungure, icya mbere nakivuze ngo bituma ugabanya apeti, cyangwa se bya biryo byinshi wari ushoboraga kuba warya biragabanuka ukarya bikeya. Ubwo ni ku bantu bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Ushobora kurya byinshi rero bikakongerera umubyibuho, kandi waba ushakaga kuyenda kugabanuka, kubyibuha cyangwa se kudakomeza kubyibuha. Icyo ni icya mbere rero. Icya kabiri batubwira ngo ni ikibazo cya constipation, kugugara mu nda, cyagiye wumva mu nda wabyimbye, watumbye, ntabwo kubyimba, ukumva uruzuye, urahaze. Icyo kintu rero iyo hari kubura iminota 30 ngo urye ukabanza wanywa amazi, bituma utagugara. Ubundi ngo impamvu ituma habaho ikibazo cya constipation, cyagiye umuntu iyo atanywa amazi, hanyuma ibiryo yariye ngo bigera mu nda, igifu rero kikaba gishobora kunanirwa kuba cyasohora ibyo biryo nyine, ibyo biryo biri mu gifu, bya bindi byasigaye mu mara bidafite umumaro. Ubundi iyo turiye hari ibyo igifu cyangwa se umubiri utwara, ukabitwara bifitiye akamaro umubiri, cyangwa se umubiri ukabibika. Hariho noneho n'ibigenewe gusohoka. Iyo utanyoye amazi rero cyangwa se udakunda kunywa amazi, bya bindi umubiri ugomba gusohora cyangwa se uhitamo gusohora, hari igihe bidasohoka byose bikirunda mu mara, noneho bikagenda bikipakira mu mara cyangwa se bikaguma mu mara, hanyuma uko kudasohoka bigatuma bishobora gutuma ugugara, wumva mu nda wuzuye. Icyo rero icyo kintu amazi akora. Iyo unyoye amazi mbere yo kurya, amazi aragenda yagera mu gifu, umubiri nawo ukagenda ugasungunura cyangwa se ukagenda ukoroshya bya bindi biri mu mara, bigashobora kuba byagenda byoroha bisohoka. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu rero batubwira mu byiza byo kunywa amazi mbere yo kurya, ngo bifasha igogora gukora neza. Niba uri kurya, niba unyoye amazi hakanyuraho iminota 30 ngo urye, igifu kigira freshere, reka mbivuge gutyo, cyangwa se kiraba soft, kiroroha ku buryo niyo kiri
kiri gusya bya biryo twariye. Ubundi iyo twariye igifu kiragenda kikamera nk'aho kiri gusekura cyangwa se guhondahonda bya biryo twariye, kiragenda kikabisya, kikabihonda, kikabisekura, hanyuma ibyo biryo bigasohoka. Rero iyo igifu wagihaye amazi mbere yo kurya kigira fresheri cyangwa se igifu cyoroherwa no kuba cyasya bya biryo twariye, hanyuma bikaza kuba byasohoka. Icyo ni icya gatatu. Icya kane rero ngo mu bituma bishobora gutuma ugira ibyiza byo kunywa amazi mbere yo kurya, amazi ni cyo kintu cyangwa kiri mu bintu bishobora gutuma ugira uruhu rwiza. Hari abantu bagira imyaka 80, 90, 100, imyaka 60, wamureba ugasanga asa n'umwana w'imyaka 15, ugasanga agahu ke karanyerera, ugasanga afite agahu gatoshe cyangwa se agahu ubona ko arakakijene, nyine ubona ko afite itoto muri make. Rero iyo unywa amazi, rero amazi agaragara no ku uruhu skin cyangwa se uruhu rwawe rugaragara nk'aho runywa amazi, nyine biragaragara. Ikindi amazi amariye umubiri wacu, amazi atuma amazi iyo twayanyoye mbere yo kurya, amazi ngafasha igifu amara gukora neza. Ibyo byo birumvikana. Ndabaha urugero rworoshye. Muzajye mureba yenda ruhurura cyangwa se iriya miserege ijyana amazi, iyo batayikubura cyangwa se imvura itaguye ngo inyure muri ya miferege, amazi anyure muri ya miferege, ya myanda, amashashi, imyanda yose iragenda ikuzuza ya miferege cyangwa se ya ruhurura ikaba yuzuye. Rero iyo unyoye amazi ni kimwe no kuba hari ibintu byari biri mu gifu no mu mara bitari bwakwiriye kuba byakagombye kugumamo, amazi aragenda akaba nk'aho abisunitse bigasohoka. Nicyo kintu batubwira yuko amazi ashobora kuba amariye igifu, atuma igifu n'amara bikora neza. Hanyuma ikindi umuntu yavuga ku kamaro k'amazi, ko kunywa amazi mbere yo kurya hari kubura iminota 30 ngo urye, batubwira yuko iyo witoje kunywa amazi mbere yo kurya hari kubura igihe gitoya ngo urye, nanone bakaba baratubujije yuko tugomba kurya turi no kunywa amazi. Batubwira ko akamaro kandi bifitiye umubiri wacu, nk'uko nari nanabivuze, ndashaka ngo nongere mbisubireho, bituma mu nda utagugara. Kuvuga ngo iyo uri kurya, waba uri kurya ufashe ibyo kurya, uramaze kubimira, ushizeho amazi, ni kimwe no kuvuga, ni kimwe nko binaniza igogora. Ndabaha nk'urugero, ni ukuvuga ngo uzagende urebe umuntu yenda ari gusekura ifu y'ibigori cyangwa se ifu y'imyumbati, uri kuyisekura ifu y'imyumbati, hanyuma umenyemo amazi. Icyo gihe rero gusekura iyo fu y'imyumbati bizakugora, cyangwa se gusekura ibyo bigori bizakugora kugira ngo ukuremo ifu. Wasekuye ushaka ifu, ntabwo wasekuye ushaka kugira ngo byivange bibe igikoma cyangwa se bibe ibintu by'amazi n'ifu byivanze bimere gutyo. Rero iyo igifu kigezemo, iyo kitangiye gusya, cyifuza yuko cyasya ibyo kurya byonyine bitongerewemo amazi. Rero iyo unyoye amazi, iyo uri kurya ukongeramo amazi, ukanywa amazi, binaniza igifu. Bakaba batubwira yuko cyangwa se badusaba yuko niba uri kurya bibujijwe cyangwa se bitemewe kuba warya ukanywa amazi, ugasomesha amazi. Noneho ikizira cyangwa se ibifite ingaruka nyinshi, ingaruka ni ukurya, wamara kurya ugashyiraho ukanywa fanta cyangwa se ukanywa inzoga cyangwa se ukanywa andi maji, amaeneriji, ubundi bwoko bw'ibinyobwa. Ubwoko bw'ibinyobwa ni bwinshi, hariho amaremonade, hariho amaji, amacoca-cola, amafanta, hariho imitobe, hariho inzoga, ibintu nk'ibyo byose. Rero iyo ufashe ibyo kurya ugafata icupa ry'inzoga ukanywa, ngo noneho byo bishobora kuba ari bibi, bizana ingaruka umubiri wacu. Ndatekereza ko iki kiganiro ni kigufi kandi kirumvikana. Ibyo byari byiza byo kunywa amazi mbere yo kurya.
kunywa amazi neza mbere yo kurya, ntabwo ugomba kunywa amazi nibura ugomba gupimiranya, hakaba hari kubura iminota 30 ngo urye. Niba ushaka kunywa amazi utararya, banza upime ko ibyo kurya biri buze kuboneka nibura hari kubura iminota 30. Nubona hari kubura iminota 5 cyangwa iminota 2 ngo ibyo kurya biboneke, ubone kurya, amazi yenda waba uyaretse. Rero hari abantu batanywa amazi mbere yo kurya, hanyuma batangira kurya ibyo kurya yenda bitewe n'imiterere y'ibyo kurya bari kurya, ibyo kurya bikabatera icyaka, bakumva bagize inyota, hanyuma bakagenda basomesha ibyo kurya bari kurya, bakagenda basomesha amazi bari kurya, bakagenda basomesha inzoga, amaji, amafanta, amacoca-cola, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero barabitubuza. Ndakubwira yuko ibi bintu nubikurikiza ubuzima bwawe buzagenda neza. Iki kiganiro rero cya none cyavugaga ngo kunywa amazi mbere yo kurya bifitiye akahe kamaro. Ndatekereza ko mbikubwiye. Icyo nakubwira, niba wakunze iyi video cyangwa se wakunze iki kiganiro, wadukorera subscribe niba utarayikora, cyangwa se ugasharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure, cyangwa se ugakora subscribe kugira ngo ibindi biganiro tuzakora nyuma uzajye ubibona mu ba mbere, cyangwa se bizajye bikugeraho vuba mu gihe ubishaka.